ubu nta kuntu ashaka nabuze hose nkashaka umukozi nkamubura pe ntawe nava n'umukozi koko uri hano wandangira umukozi none wamugezeho arahari ntabwo namukandi ntategeye namukugana nukuba utakiri Efiye wiriwe You can't be prosecuted for that. igihe cyose wagendeye nibwo ukiza sha Musore agiye kare cyangwa iyo wagiye wowe karara mu kabari n'indi uko karamaze kuzana iguzi ahubwo yewe ho umva rero ngiye gufitiye ngo nziza kagira inkuru rero ngiye nakuboneye akazi harangiye umbonye akazi umva nakanikora uzi byawe ahubwo uratubura cyane kakamubyi ni hera cyo umva ni hano hirya gato tugere iki kintu ubundi kijyana ni umukozi wavuga nese wako uyu we ntabwo umukozi akanisurize boss wa mukozi ari boss umukozi unzani yego nawe iki kintu azanyera uramanga bise yambaye inkweto z'ibimuga akora akazi ko mu rugo akazi ko nsanzwe nkakora ndabimenye ako papa wowe waje umuntu yatekera byukari Demba wera ku 3 I don't want peace. I want problems always. Ndaguceka urwana munande nje nazanwe na boss oya mugire kumvikana papa mu akazi none we kada urashaka ngana nje ndikumva wenda wama nk'ibihumbi 80 ngaho bivuga 80 suzaba wa 35 oya gira ibihumbi 5 wenda rega buriya ibintu byarahenze ariko bitwa ntago ari menshi ni natanga wumva se boss n'ubundi iki ngiki cyo ako boss Since they why iki gihona kazi bakwigisha discipline bakazi nakaguhaye ibintu wumva se umwe kawe sawa urakoze ntabwo rakamisha